subscribe ndetse nawe turayikora reka mushimire. Mu minsi ishize murabizi yakoze ubukwe bugenda neza, arasaba arakwa ajya mu rusengero, ndakeka wowe na madamu we bameranye neza. Ariko mbere na mbere story ko yari imeze, uyu mukobwa mubona hano imbere yari afitanye ubukwe na Yaka, yasoze gusa nabo ni barishyashya, umukobwa nawe bamwita yatabaye amukorera ibintu byose, ariko ubu ngubu zahimirije kuki mutambwiye ko kurya abana bakiri bato ufungwa imyaka 4, kuki mutambwiye ko kugereyemo kugaruka nari kubireka, turya abana batoya nziza kana gatoya fasha abana bato, fasha abana bato, arya abana bato, njye ntabwo nashaka bato, arya abana bato, yarambabaje ndatuza nyuma kubyikura mukomeza kubigarukaho zende reka munyuriremo gace ko byabuno kikaraga kandi kimakiye nagiye kurambona abantu rumiwe sinzi ko wabicuki byarambara kurabizi kuko duheruka kuri kamera twavuze ko tugiye kubereka amayinflation kandi kuko mutangiye kucyuri cyuki kikiri gito sikakumiraho nyina ngabo nabo mbashukanye azwi kuki mutangiye kwiyo wasinzu na dekona noneho batwereye rwose amafaranga nanjye barayama kuri telefone ko yahaye none cyambabaje muri ibyo kimera n'agahinda batoya yakayahindukira gatoya yamamagaye kuwa gatoya arambwira ati arya abana bato fasha abana bato arya abana bato ndati mfitayo arambwira ati nyamwoherereza kuri telefone ngo agiye mu mujyi gutaka ikorera kuko namwizeraga nk'umuntu tugiye kubana kuko turya abana batoya amafaranga maje kuyamwoherereza nziza kana gatoya ariko ubuteka mu gatoya yakayandiye amafaranga ariko wallahi niwe mukomeza kungara mu bintu byahise niwe mu ndangara ko mbamaje kubyibagira nyiragarutse mu ijoro ry'uko Yaka akora ubukwe mwari mwaganiriye iki, mwari mwapanze iki? kurumva yanyatse amafaranga ambwira ko agiye mu mujyi kuzana ibikoresho, twe twumva ko ubukwe buzaba nyine ko twaranabuteguye twaranapanze naho buzabera, turumva twakomeje kuganira nyine tuvuga ukuntu dukundana nyine nawe barabizi imitima y'abantu nyine bafite ubukwe b'ikuntu baba bateretana n'ibyo twari twibereye murumva ikintu natunga no kubona amafoto ya Yaka yara nawe nyiyabona nagize ngo ni bya filime bisanzwe mbona ko na interview bakoze bavuga ngo ari mu kwezi kwa buki. Reka tuve kuri Yaka. Keza we noneho umufata gute? Ubu ngubu uri kumufata gute? Uteganya gukora iki kuri Keza ni indyarya mbi kuko uri ku munsi yaricara ngaha na Yaka yicara nanjye nicaye hariya ambwira ati ngo ndabashyigikiye mu bukwe bwanyu ngo nzabatwerera, naho ingegera yabivugaga izi neza yuko bafite ubukwe mu minsi iri imbere bashaka no kundira amafaranga, bari intwererano badutwerereye batuma abantu bakomeza kuntuka bavuga ngo ndagira ngo ndi umubeshi ngo twarabatumiye mu bukwe ngo amafaranga yabo turayariye, ntarigeze menya nuko yagiye ari akaba yari akajya kwakora mu bukwe n'undi mukobwa. Ugereranyije we na Yaka byibura ko yajyaga avuga ngo muha avance, ndi kwicuza kuri avance wamuhaye byibura uteganya ko wamuhaye nka avance nk'inshuro zingahe none akaba zigiye. Ibyo tubyihorere, ibyo bya avance tubireke ko ibyo ni ibanga ryacu, ntabwo ibyo ngibyo byubaka nabwo nabyo bituma umuntu abana n'undi. Noneho urigaruye nimba byarabaye n'ibitanabaye ntibyabaye nyine, ibyo ni ibanga ryacu. Ubundi byarabaga neza gutya birisa neza. Ufite icyo kibazo nakubwiye ko bitigeze biba, nta tunabyihorere njye mbona nababaye. uyu muriro ndaza kuzimya gute banyarwanda. Sandrine wenda reka nkubaze byibura nyuma yuko yakakoze ubukwe byira bamwigize muvugana cyangwa muganda yankize blacklist narama umva igishoro munyimara kubona ibintu by'ubukwe n'ibiki byari byabaye naramuhamagaye ntabwo iri gucamo mpamagaye na Sandrine ari gucamo
gusa ntabwo muzi cyanshimishije nuko n'abantu ubwo barabagaye ariko ni gute ubukwe burimo abantu 4 nduzi ko ari 4 kuko nta bantu nta n'abatumirwa bari bahari bakuze ubukwe bwa kigegera mwana kuko bari bazi ko bari intwererano z'abandi numva banatinye no gutumira abantu nese ni gute ari gutumira abantu kandi azi neza ko njyewe twakoranye noza invitation man njyewe ziragwira cyakoze bazagira urugo ruhire cyo kora Sandrine amuhuriye mu muhanda byagenda siye kumubwira ati warakoze guhemuka nyene ese ubu namukorera iki nta kimfite namukorera gusa Imana yo mwijwe zamwihanira gusa nyine buri ikintu cyo gukora mpana agaciro nyuma aho ngaho kuri umuntu ataronye ngo ntago bari uwawe Imana yarebye ibona koko yakatankwiriye yona akwiriye keza nyine ngo nababo nanjye ubwo Imana izamo wanje none reka ngira akantu nkubaza twicaya Sandrine yarakuvugaga ati gutanga avance hari igihe ushobora guha umuntu avance akakugendana ubu noneho wowe isomo wakuyemo kuba yakawaramwizeye ukamuha avance n'ibiceri bya kabiri ubisomo wakuyemo byibura ushobora guhereza abandi yakibyo bya avance ndetse nabivuyeho uko buriya umuntu ujya kumuha bitewe n'urukundo ukuntu mubanye cyangwa bitewe n'ukuntu mwiyumvamo wenda twaba twarabikoze tutarabikoze ibyo ni ibyacu ako reka mvuge ngo niyo twaba twarabikoze ntabwo twaba twarabikoze nka avance naba narabikoze nk'umuntu mukunda bisanzwe ibyo ntabwo nigeze mbitinda n'ubu nigeze mbigenderaho nimba barabikoze cyangwa batabikoze ibyo ntabwo bindeba twebwe ibyo ni ibyacu nyine sibyo niyo twari kuba twabikora twari kuba nyine ko dukundana nyine bisanzwe cyangwa duteganya ku bana gusa wenda ikintu nagiraho inama abantu wenda bo hanze basanzwe n'umukobwa ikintu namubwira navuga ati burya ntugapfa kwizera umuntu wese ubonye ntimukizerane bose mubonye ko burya umuntu wese udusekera ntabwo ariko badukunda umuntu wese udakubwira ngo ndagukunda ntabwo ariko bagukunda hari akantu nabonye baravuga ngo umuntu wese ukubwira ngo I love you ntabwo ariko bagukunda hari n'ubu uri kukwigiraho icyongereza ibyo birumvikana niyo mpamvu nkubwira nti rero ndajyamo avance n'ibiki ushatse ntiwajya ubikora uvuga ngo nta avance ndi gutanga ko sometimes bishobora kuzarangira n'ubundi mutabanye kandi aramuhaga uvuga ngo ni sheri wanjye ngo ni ibiki njye niyo nama nagira abantu nyine barimo barankurikira rwose mwihangane nimba mufite n'abantu babakunda mukundana niyo mwabaha mujye muvuga ati nyine muhanyine nk'umuntu nkunda ariko nta by'ikiguzi kuko ntabwo ubuzi neza nimba rero muzabana cyangwa mutazabana Imana niyo igena mushobora gukundana imyaka hafi 5 ariko ugasanga ubanye n'umuntu wakundanye amezi 2 ntabwo rero biba byoroshye nayo akatwakundana igihe kiri none yarancitse ubwo nyine nanjye wasanga hari undi uzaza w'iboga unarenze yaka urumva rero imiryango yawe yabyakiriye gute byagenze gute kubona yaka akoze ubukwe n'undi mukobwa kandi warababwiye imiryango yuko ufite ubukwe kandi mfite isoza rasohotse kandi n'abantu urugo ni abantu bakuze nabo ni abantu bareba kure kandi ni ibintu ntabwo njye nyine byaba bibayeho amasitoni menshi y'abantu rwose bafite ibibazo nk'ibyanjye rero urumva ikintu cyabaye nk'icyo utagize kwiyakira wanasara urumva rero njye nagize nk'ikintu cyo kwihangana mu rugo nabo baranyihanganisha barabyakiriye barambwira tuzabona undi rwose uriya basanga uri atari uwawe mu mubare w'abakobwa babenze barambenze ariko iyo ntekereje neza mba mbona yakanundi atari uwanjye amukunda nyine twaranakundanaga ariko we nyine yari wa Sandrine nyine ntiyari uwanjye rwose yari uwa Keza kibura Dakwini mwigize muvugana Dakwini nta nubwo njye muzi Dakwini ntabwo muzi mwese muri abaki Dakwini sindamubona nyine gutya amaso ku maso mubona nyine gutya mu interview bavuga ngo nawe ngo nyine mubona gutyo nta interview nimwe nakorana nawe harimo ndanahura nawe ubwo nyine nawe duhuje ibibazo kuko urumva nimba ari umukeba wanjye akatarabanye na yaka akakibana na Keza urumva nawe nyine yakamukinana mu butumwa bugufi wagaragaye ejo bundi uvuga yuko ugiye gusohoka mu butumwa bugufi ugiye kubivamo nimba yaka atagushuje amafaranga yawe icyo kibazo cyo kimeze gute yaka rwose amafaranga yo ntayajyane ko n'ubundi nta amafaranga burya icya mbere gikomeye mu buzima bw'umuntu igihe cyose ukiriho ugomba gushaka amafaranga n'ubundi amafaranga nubwo amafaranga umuntu aba ashaka yose ayabona sibyo amafaranga yatwaye ntabwo ari menshi cyane ku buryo ntazashaka andi kuko aho ngeze ahangaha rwose yaka nimba ari n'ubukwe nashaka azavuga ati njye nsubiyemo ubukwe mukorere ubundi mutwerere n'ibintu byose abikore muha amafaranga arenzeho ayo yatwaye amafaranga ntabwo ari unshingiyeho cyatumye nyumva ko ntazongera gusubira mu butumwa bugufi mani ngiye kureba umuntu wampemukiye guhora muri impande yanjye
birangora cyane njye nahisemo kuvuga ngo njye nzasezera ubutumwa bugufi kugira ngo nazongera kubona Sandrine nande na Yaka none bazisha bandi imbere mo baragenda basomana bagira gute agashiri hanagira njye nyine nanze nyine komeza kwiyobariza nzakora ibindi ariko sinzasubira mu butumwa bugufi nimba nari ngombwa urakoze cyane